nagiye kugira n'amafaranga ngiye kwishyura. harya ubwo nangahera Ubwo ni bito. amafaranga 3,000 amafaranga 3,000 ugiye kwiga mu mahanga uko witanga akara akabaruwa baguhaye ari buruse kujyana kwiga mu mahanga ndaguha amafaranga 1,000 ndabyizeye neza kandi bitugezeyo Ubwo se nta nakamoto ni buteke. wowe utega akamoto ahasigaye uhagende n'amaguru ngiye kera mu ntambara ko navuye mu Rwanda nkajya muri Zaire n'amaguru ubu simba yose mbutubibona Nkuko ari mu ntambara. Iyi viziyo ngenda n'amaguru. ubu se ntugiye ku ntambara y'amasomo nawe uhagende n'amaguru Kandi ese ubwo nta naka aje depoje. aje de poste yi Nyine ukuntu baba batetse itonga bikananira nyine ngo kurya kantu hanze. arega kanakumira imyumbati ibijumba n'amateke ya hano iyo ibiryo amamara umeze nk'umusuri ry'ibikenyeri kawunga n'umuceri byo kwishimira ibyo bizakunanira Bibiri ku munsi bikurikiranye bikamara imyaka 2 bijya. Ntumbwe ngo utagwa ari inzoka. ubuse ko impunzi zibirya imyaka zose Impunzi ni impunzi kandi ndagufite. Papa, ubu ntabwo uri kubyumva. Hari igihe mu kigo bateka ibiryo bike, kangombwa ko njya kurya muri kantine. urinda bateka ibiryo bikeya sa ubwo bagiye kuzaba bakugiye kujyana mu murima ntujye ubona batetse ibiryo bikeya ugenda ubanza umwe litiro enye z'amazi maze ufite ibyo dukeya maze umve ko tuzajya uba waha Tega visi.